ndagusuhuje. Tariki 11 Kamena umwaka wa 2025 nibwo Aisha Speed yahamagaye Ashton Hall amubwira ko urukuta rwe rwa Instagram agomba guhita arutsiba abantu bakamwibagirwa. Kubwizo mpamvu rero Ashton Hall nawe yahise amubwira ko ibyo ngibyo atabishobora nubwo yabigerageza, kandi ko aramutse abigerageje ashobora kuhasiga ubuzima. Izo ntambara zose zari zubakiye kuri challenge bose bakora. Ni muri uru rwego rero Aisha Speed yahamagaye Ashton Hall amubwira ko yifuza ko basiganwa. Ashton Hall yahise amubwira ko ari tayari, ko niba bishaka yaza bagasiganwa. Muri urwo rwego rero bahuriye kuri paki, hanyuma batangira kwirukanka. Aisha Speed asiga Ashton Hall inshuro zigera muri enye zose. Iya mbere Ashton Hall yamubwiye ko asikiye, barongera bamuha amahirwe yo kwirukankana, barongera barasiganwa, arongera aratsindwa. Ariko muri urwo rwego ntabwo ari cyo nshaka kugarukaho, ahubwo se ninde ufite amafaranga menshi kurusha undi hagati ya Ashton Hall ndetse na Aisha Speed? Yino yitwa Kingdom JBTV, ibiganiro byose ni hano biba nta handi. Njye nitwa Bombiva, ngwa ikaze. Yes, ubwo wamaze gukora subscribe rero nguhaye ikaze. Ni ikiganiro rero ngiye kukubwira hagati y'abagabo babiri b'abanyamerika, Aisha Speed ndetse na Ashton Hall. Bose rero akaba ari abirabura, bose rero bakaba bakina icyo twita challenge. Buryo ki usanga buri kantu kose mbese bagakora, ugasanga nyine barimo babifiringa neza, kandi bose n'abasore. Hagati rero y'aba bagabo babiri bahuye inshuro imwe, bahuye tariki 20 bahuye mu mwaka wa 2025 tariki 11. Icyo gihe yari Kamena. Bahurira n'ubundi muri Leta Zunze za Amerika, aho Aisha Speed yakundaga gukorera live stream kuri pariki. Hanyuma rero yari mu tuntu tutwatsi cyo twita Grace. Nyuma rero barakora ku buryo kibaje guhura nyine bakanakora n'amarushanwa nkuko tugenda tubibona. Hanyuma baje ndetse no kuba bava no muri ibyo byatsi bagera ku muhanda upavomye, cyo bitwita kaburimbo, banyuraho bakomeza bagenda. Hanyuma Aisha Speed rero niwe waje kugira ibihe byiza muri yano masiganwa bakoze. Kandi ikindi ni Aisha Speed waje kuba ahamagara Ashton Hall, ntabwo ari Ashton Hall wahamagaye Aisha Speed. Aisha Speed niwe wahamagaye Ashton Hall amubwira ko yifuza ko bahura. Hanyuma bari baranamubwiye bati azi kwirukanka cyane, ati njyewe ndagushaka bro, ati njyewe ndagushaka kugira ngo dusiganwe. Ubwo rero byarangiye bahuye kuri izo tariki 11 baranasiganwa. Aisha Speed aza gusiga Ashton Hall byanyabyo, kubera ko ntabwo yamusize rimwe, yamusize inshuro ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu ndetse n'iya kane. Ashton Hall arangije aramunamira, aramubwira ati bro, you win, you won. Aramubwira ati wansinze, ati ndabyemeye. Hanyuma rero biza kugenda gutyo. Niyo mpamvu rero twaje kwicara dutekereza kuri aba bagabo hagati ya Aisha Speed ndetse na Ashton Hall. Ese ninde ufite amafaranga menshi cyane kuri bano bagabo? Aba bagabo bose ni abanyamafaranga, bitewe n'aya ma live stream baba bari gukora. Bino ni ibintu bibinjiriza cyane. Hanyuma rero nkuko wabibonye namaze kugwa ikaze, reka nkubwire noneho ku bintu bigendanye n'ifaranga rizarikora. Hanyuma duhereye kuri Ashton Hall, umutungo we urabarirwa hagati ya miliyoni 2 ndetse na miliyoni 10 z'amadolari. Ubwo ni amafaranga y'amanyamerika, bitewe n'isoko cyangwa se urutonde rw'urubuga dusangaho aya makuru rwitwa Forbes, rw'abahanzi
urunguru rero ni rwo rwerekana neza. Ubwo rero runo rubuga rwa Forbes ni urw'abahanzi, rukaba rero rugaragara kuri internet, rukaba rugaragaza ko Ashton Hall yinjije hafi agera kuri miliyoni 10 z'amadolari mu mwaka wa 2026, ariko ibyo si byo bingana n'umutungo we, cyo twita net worth. Ubwo rero kugira ngo ubyumve neza, umutungo wa Ashton Hall ntabwo bivuze ngo muri uyu mwaka wa 2026 ngo aya mafaranga niho yavuye. Ni umutungo muri make, muri rusange ni umutungo afite. Uyu mutungo we rero ubarirwa muri miliyoni 10 z'amadolari. Ibi ngibi rero tukaba tubikesha urubuga rw'abahanzi rwitwa Forbes. Reka rero duhita tujya kuri iShowSpeed, cyamamare kabisa, cyamamare mu bintu bigendanye na challenge. Reka we turebe uko ahagaze. Mu makuru dukesha Forbes, iki kinyamakuru rero kivuga ko iShowSpeed, uyu muhungu rero wirwanyeho, iShowSpeed, uyu muhungu ukunda Cristiano Ronaldo byo gupfa, iShowSpeed ukunda Ronaldo, nongere mbisubiremo, iShowSpeed rero ni umustar ukomeye rero, ni umustar ukomeye cyane rero. Umutungo we ukaba ubarirwa hafi miliyoni 35 z'amadolari y'amanyamerika. Ubwo nubwo hari abantu bashobora gutanga ndetse n'amafaranga menshi aruta zino miliyoni 35 z'amadolari, uyu mugabo ashobora kuba atunze. Ni umuherwe rero, ni umukire. Ubwo byumvikana neza ko akubye inshuro 3 amafaranga Ashton Hall afite yose. Ashton Hall mubyibuke neza, twasanze umutungo we ubarirwa muri miliyoni 10 z'amadolari, ariko uyu mugabo iShowSpeed we dusanze afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 35 z'amadolari. Ubwo bishatse kuvuga ngo rero inshuro 3 arusha amafaranga uyu mugabo Ashton Hall. Bose bakora bimwe, ariko attention, ntabwo bose nta nubwo banatangire rimwe. Umuntu watangiye mbere ni umugabo witwa iShowSpeed ni watangiye mbere, mu gihe Ashton Hall mu mwaka wa 2025 aribwo yamenyekanye. iShowSpeed we n'umusaza mu gakino 2021 yarari muri game, yari yarinjiye mu mukino. Bishatse kuvuga ngo rero iShowSpeed n'umusaza kurusha Ashton Hall. Ubwo rero amafaranga y'aba bagabo rero akaba ari uko nguko biba bimeze. Ni no mpamvu rero ubusanga no mu miterere yabo hari icyo byongera, ariko umunyabuntu, umuntu ufasha abantu kabisa, ugasanga nyine abantu bamwishimiye cyane ni Ashton Hall. Ashton Hall rero iyo yagukunze arakugira akaguhindurira ubuzima. Ni nabyo biri kuba kuri Kagarara. Wabonye ko bamaze kuba bamuha imodoka, deja baranamujyanye bamuhitisha, baramubwira bati muri izi modoka niye wakunda bro, niye wakunda. Kagarara nawe ati arayerekana. Noneho Ashton Hall aramubwira ati wowe ntacyo uzamburana tutari kumwe. Hanyuma ikindi yasezeranyije Kagarara, Ashton Hall yaramubwiye ngo wowe ibihugu turi kugenda tuzengurukana ntabwo bivuze ko ari ntuza tuzakora gusa, ahubwo nshaka kugira ngo nzave hano wuje miliyoni wowe Kagarara kuri Instagram. Ibyo ngibyo bizakunda ntibizakunda, nibyo rero dutegereje kureba. Hanyuma nibikunda nzaba mpari kugira ngo nkubwire byose. Nitwa Bonviva, nyine yitwa Kingdom JBTV. Umaze kubibona ko iShowSpeed ari hejuru ya Ashton Hall mu bijyanye n'amafaranga ndetse no mu bijyanye na challenge. Hanyuma ndagushimiye, ugire umunsi mwiza.